Uwiteka yadukoreye ibikomeye kandi turishimye. Imana yacu yabaye hafi yacu, yagiye dukorera byinshi byiza. Imana ibaho umugisha. Dufitanye icyigisho cyiza kivuga ngo urudubi rwahanuwe n'ishusho yarwo uyu munsi. Hari ibintu byinshi byahanuwe, hari ibintu byinshi byavuzwe n'ijambo ry'Imana. Hari ahantu isi irimo kwerekera abantu badashobora kumenya, ariko twebwe abasoma ijambo ry'Imana, abafite umwanya wo gusenga, Imana byose yabishyize ahagaragara. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye abana bawe b'abashyitsi watwoherereje. Reka ubwo ugiye kutugaburira ibi byo kurya by'umwuka, reka nabo ubatera inzara n'inyota kugira ngo banezezwe nabyo. Ukore ku mitima yabo nk'uko uri bukore ku mitima yacu. Ufungure ibitekerezo byabo nk'uko ugiye gufungura ibitekerezo byacu. Kandi umwuka wera atubwire ibyo arimo gushaka kubwira itorero, kugira ngo abana bawe twitegure ubwami bwawe bugiye kuza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Urudubi rwahanuwe. Nagira mbabwire ngo buri muhanda wose ugira aho utangirira n'aho usoreza. Buri muhanda wose ugira amakorosi. Nagira mbabwire ngo no mu rugendo rw'iby'umwuka, imbere yacu hari korosi tugomba gukata. Kandi nk'uko buri muhanda wose uba ufite ibyapa bibwira umuntu aho ageze, ibyapa bibwira umuntu imbere uko hameze, ni nako n'abana b'Imana ku rugendo rujya mu ijuru dufite ibyapa bitubwira aho tugeze n'aho turimo kwerekera. Hari abantu barimo gukurikirana byinshi birimo kubera ku isi, bakibaza aho byerekera. Reka ngire ikintu mbabwira, tekinoloji irimo irihuta cyane. Ubu noneho aho bageze, kubera ibibazo biri ku isi, barashaka gutangira guteramo abantu imashini, barashaka gutangira gushyiraho abantu kontrole kugira ngo babagenzure. Najya mbabwira ngo turi mu gihe gikomeye, aho isi nayo ubwayo iriho imihindagurikire ikomeye, kandi nibikomeza gutya isi igiye kwanga abantu. Nagira mbabwire ngo abahanga, abazungu barimo barakoresha imbaraga zabo, barimo baragura imbunda, ibihugu birimo birasirwanwa mu gisirikare, abantu barimo baricwa, intambara zirimo ziraba zigahitana abantu benshi. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ku isi harimo haraba impanuka nyinshi, abantu barimo barakora inganda, ikirere barimo baragitwika, barimo barapanga kuzava mu isi abazungu bakajya gutura mu kirere, kubera ku isi babizi ko bamaze kuyirimbura, bayirangije. Ariko nagira ngo mbabwire, Imana ubwayo iravuga ngo naho wazamuka ukajya mu kirere nzakumanurayo. Ku munsi w'Imana wo guhana abanyabyaha, ku munsi w'Imana wo guhana abarimbura isi, abari mu butaka mo hasi n'abari hejuru mu yandi masi, Imana izabamanura. Ikintu tubona ni kimwe, ibi bintu byose birimo biratwereka yuko ku isi hari ibintu bigiye kuba abantu batazi. Abigishwa ba Yesu yaganiriye nabo muri Matayo igice cya 24 umurongo wa mbere kugeza kwa 27. Arangije yifuzaga ko bamenya ibigendanye no kurimbuka kwa Yerusalemu, kandi akamenya iby'iminsi y'imperuka. Yesu arangije asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Kimwe mu bintu amadini azaba aranga mbere yo kugaruka kwa Yesu, bitewe n'uko ubukristo buzaba bukeya, gukunda Imana bikagabanuka mu bantu, amadini azasigara arushanwa insengero zubatse neza. Harubonye urusengero twujuje. Reka ngere ikintu mbabwira, mu gihe abantu barangamiye insengero, mu gihe abantu bazaba birata insengero basengeramo, Imana yo izaba irimo gukurikirana urusengero rwa hehe, rwo mu mutima. Abigishwa ba Yesu mu gihe bamwerekaga urusengero, arababwira ati ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yesu yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari bagize gute? Biherereye. Muri Bibiliya zanyu surinya iri jambo ryitwa biherereye. Hari amagambo, hari ibintu bidasanzwe abantu bafitanye umwanya na Yesu biherereye bazamenya abandi batazi. Nibyo kuza gusenga mu materaniro ni byiza rwose, kuririmba ni byiza, kubwiriza ni byiza, ariko abantu bazamenya aho ibintu byerekera ni abantu bafitanye umwanya na Yesu biherereye. Wa mugabo we, wa mugore we, ukeneye umwanya wawe na Yesu wiherereye.
abantu benshi barimo barashaka kujya mu masengesho bafitanye n'abandi, abantu barimo barashaka kujya mu butayu, abantu barimo barashaka kujya abandi baboneye ibitangaza ngo abereho basengera babibone. Ndababwiza ukuri muri uyu mugoroba, Yesu arashaka umwanya wawe nawe mwiherereye mwembi, nta wundi muntu bavangira. Abajene mukeneye umwanya wo kubana na Yesu mwiherereye. Biherereye rero, Yesu barangije baramubaza bati rero tubwire ibyo bizaba ryari kandi ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryande, izina ryanjye. Yesu ati bazaza bavuga ati ni nge Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Hari intambara zizaba kuko imitima y'abanyapolitiki izaba ari mibi. Satani azaba yongorera imitwe yitwara gisirikare. Satani azaba yongorera abategetsi kwivumbura ku butegetsi. Satani azaba yongorera abaturage kwivumbura bakigaragambya. Ibi bintu bizatuma ku isi haba kavuyo. Yesu arangije ati hazaba intambara ariko habe n'impuha. Ibihuha by'intambara zigiye kuba zitazaba. Abantu bazaba bafite amashyushyu yo kumva amaradiyo. Ku maradiyo bazaba bahumva ibintu by'ibihuha gusa. Kandi Yesu ati ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kugira gute? Kuramukwa. Kagira ikintu mbabwira, buriya abadamu bagira ibise bitatu mu buzima bwabo. Umugore aragenda agatwita ku munsi ari bubyarireho. Iyo ari umuhinzi aragenda akajya mu murima nk'abandi, yarangiza agahinga yajya kumva igise kiramukubise, agahita aterura isuka akayikubita ku rutugu. Abandi bati kugiye, ati ndumva bitameze neza. Iyo ageze mu rugo arabanza akongera agasubira muri mudu nk'uko bajya babivuga, agatangira agakora akazi. Hari n'igihe agera mu rugo agakaraba akoga ibirenge, rwose aba yumva nta n'ikibazo. Hari igise cya kabiri kimukubitira mu rugo. Iki gise kubera ko aba yageze mu rugo akibagirwa icyari cyahamujyanye, aba arimo no gutangira, yewe mwana ngwino jya kwa kanaka undebere niba mama kanaka hari, nataboneka ntago ndi bugende. Igise gikubita umumama, yarangiza agaherekezwa n'umukozi wo mu rugo yagize ngo ni nyir'urugo. Kimukura mu rugo kiramukubita, agahita ahaguruka yaraguze imyenda akava mu rugo yayibagiwe ko yayiguze. Iyo ageze kwa muganga arahagera agasanga hari abandi bamama barimo kugenda n'amaguru, arahagera agasanga hari abamaze iminsi 2 batarabyara nabo. Abaganga bagatangira bagapima ibise byazamutse byamanutse, byazamutse byamanutse. Umumama iyo ageze aho ngaho ahita avuga tumva rero njyewe ahangaha umuganga udafite experience ntago ari bumbyaze. Agatangira Dr. Kanaka arahari, oya ari muri konje. Dr. Kanaka arahari, oya umva nibatahamagara murumuna w'umugabo wanjye ukora muri Faisal ngo ambyaze, babireke ntago mbyara. Ajya kumva haje igise cya gatatu. Iki gise gikubita umumama agacanganyukirwa, yarangiza akitiranya umuganga na ba bantu bakoropa kwa muganga. Wamuca ufite rakireta ati muga egera hino umfashe. Hano haravuga ngo iki? Yesu imperuka yayigeranyije n'umugore utwite kandi agomba kubyara. Arangije aravuga ngo kandi ibyo byose nimubona inzara yateye, nimubona ibwami bwateye ubundi, nimubona ibishyitsi, nimubona ibintu byabaye bibi, muzamenye yuko ni itangiriro ryo kugira gute? Ryo kuramukwa. Ni igise cya mbere. Reka ngiye ikintu mbabwira, kuba abantu bishwe n'inzara ntago bivuze ngo Yesu araje. Oya, hari ibintu bigomba kuba hirya y'iyi nzara n'ibibazo murimo gucamo. Hari ibindi bintu bigiye kuba. Murebe mu gitabo cya Yesaya, abafite Bibiliya zanyu, Yesaya 21 umurongo wa 11. Yesaya 21 umurongo wa 11. Ibihanurirwa iduma. Hariho umamagara ari Seyiri ati wa murinzi we ijoro rigeze he, wa murinzi we ijoro rigeze he. 12. Umurinzi aramusubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire.
bugiye gucya kandi bwongere bugire gute? Reka mbabwire, kuri bamwe bugiye gucya, ku bandi bugiye kwira burundu. Ikibazo ngiki rero, kubo aba ni bande bugiye gucya? Ku bantu bafite Imana muri bo bugiye gucya. Ntabwo bazaterwa ubwoba n'inzara, kuko bazibuka amagambo Paulo yavuze ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni inzara se, ni ubukene, ni uburwayi se? Reka da, nta kintu kizabatandukanya n'Imana. Reka njye ikintu mbabwira, bugiye gucya ku bantu b'Imana, imitima yabo bamurikirwe n'ubutumwa bwiza, ariko ku bandi bugiye kwira burundu. Uyu muhanuzi arangije arakomeza ngo, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Iki ni igihe cyo kubaza. Niba hari ikibazo ufite, niba hari ikintu udasobanukiwe, ni umwanya wo kwicara n'ijambo ry'Imana, warangiza ugapfukama ugasenga, Imana ikagusobanurira, kuko bugiye gucya kuri bamwe, abandi bugire gute? Bwire. Itangiro ryo kuramukwa. Reka njye ikintu mbabwira, kubera iki abana b'Imana aribo bafite ibibazo? Kubera iki aribo barimo gucuruza bikanga? Kubera iki aribo barimo kugundagurana n'isi? Kubera iki aribo bigaragara ku isi yanze? Nuko inaha atari iwabo. Igihe kigiye kugera abana b'Imana bajya baririmba indirimbo ivuga ngo twabuze gakondo. Igihe kigiye kugera bigaragare ko mu isi atari iwacu. Ikintu kigaragara ahangaha rero, Yesu yarakomeje atumva rero, ubwo nibwo bazagambanirwa ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose. Iki nicyo gise kizaba ari igise cya nyuma. Igise cya nyuma kizatuma itorero ribyara agakiza kandi rikazamurwa, ni igise cyitwa karengane. Abana b'Imana bari mu isi bakomeza amategeko y'Imana, bafite guhamya kwa Yesu, bashaka kubaka ijambo ry'Imana, mu gihe isi izaba ishaka ubutinganyi, mu gihe ibihugu by'isi bizaba bisaba yuko abanyapolitike basengwa, mu gihe ibintu bizaba byamaze kuba akavuyo. Icyo nagira ngo mbabwire kimwe, nuko ku isi hazaba ibihe bidasanzwe. Icyo nagira ngo mbabwire rero, munyarukire muri Matayo. Garagara yuko kompiyuta ishobora kuba igize akabazo. Matayo igice cya 24. Matayo igice cya 24. Ku basomyi ba Bibiliya, Yesu arangije arakomeza, arangije abwira abigishwa be amagambo akomeye. Twari turi ku murongo. Yesu arangije arabasubiza ati, mwirinde hatagira ubayobya. Umurongo wa 5, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye, muzumva intambara n'impuha, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Umurongo wa 9, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryande, izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ikintu gikomeye, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Urukundo ruzakonjana abari barufite. Abagabo urukundo ruzakonja, urwo bakundaga abagore rubure, urwo bakundaga abana babo rubure. Kandi n'uyu munsi wa none byaratangiye. Reka ngire ikintu mbabwira, uyu munsi wa none gutoza abantu gukundana rishobora kuba isomo ritakumvikana. Reka mbaho urugero rworoshye. Mwebwe mwabonye aho umugabo asiga mu rugo barimo kurya imboga z'ibyatsi, akajya kurya ifi ku kabari, akabasha kuyimira. Umudamu akaba azi ko mu rugo nta byo kurya bihari, akaririra igitenge cyiza kugira ngo azemeze abantu ku rusengero. Urukundo rwarakonje. Urukundo ruzakonja, rusigare ari imibare. Umuntu akwitegereza abone ugiye kurangiza kaminuza kandi wize mu kigo cyiza, narangiza avuga tumva uyu mwana reka ntangire mwiyegereze, azaba umuntu ukomeye. Umuntu yicara akureba abone uzakira, abone ibintu birimo biracamo, narangiza aza kuguriza udufaranga duke kugira ngo nukira muzaba inshuti. Urukundo rw'imibare. Umukobwa arimo aricara akakureba, agahita avuga ati kabisa n'ubundi byose ni kimwe, reka nizirike ku buzima bw'uyu musore, nintakira nzahomba. Urukundo ntarwo. No mu rusengero nta rukundo rurimo. Icyakora iyo waguze imodoka nziza, abantu ku rusengero bose baba bashaka kuguhobera.
mwene data Yesu ashimwe cyane, umva Imana muri kumwe muri ino minsi, ariko uzasiga imodoka nziza, uzana utira akamodoka kabi, uca ku bantu wajya kubona ukabona baranoshana bati nawe yakena se. Nta rukundo ruhari. Amakorari asura umuntu, amakorari menshi yagiye kuronshinga, cyakora ukabona banyanyagiye mu bipangu iwawe bahuzuye, ariko nuko ufite agafaranga uzakena urebe ko harugaruka, nta n'uwakwibuka ko wakumva audio. Iyo ufite amafaranga ku rusengero abantu bose baragukunda, abayobozi bitorera umuntu w'Imana, Imana iguha umugisha, pastor nawe abaraho guhobera, abayobozi baje abaraho duha abana tujyane. Nta rukundo ruhari. Urukundo rwacu imbaraga zarwo zose twazishoye ku mafaranga, kandi hano Bibiliya irakomeza ikavuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzagira gute. Nimugoroba nababwiye yuko Imana ikintu izaha abadivanisiti bazaba bakeneye mu minsi y'imperuka. Imana izaha abadivanisiti kwihangana, kwihanganira kuguma mu byo bamenye, kwihanganira ibibagerageza byose, kwihanganira bazaba babarenganya, no kuzaba bafite ubushobozi bwo kwihanganira iminsi mibi bazaba barimo. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwikaza. Ikindi kintu gikomeye, umurongo wa 15, ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Reka ngire ikintu babwira. Mu mwaka wa 70 ingabo z'Abaroma zaraje zihagarara ku butaka bwera. Zimaze guhagarara ku butaka bwera, izi ngabo z'Abaroma cyari ikimenyetso ku bantu bumvisha inyigisho za Yesu. Ariko nanone mbere yuko Yesu agaruka, ikizira kizahagarara ahera. Ahera ni mu mategeko y'Imana, amategeko 10 y'Imana. Itegeko ry'isabato twareye tubyize, ubu ryamaze gukurwamo. Rimaze gukurwamo, iri tegeko barangije bararijyana. Ubu mu mitwe y'abantu no mu bitabo byinshi harimo itegeko ry'icyumweru. Ntabwo ryakomotse ku Mana, ryakomotse mu mitwe y'abantu gusa. Kubw'ibyo rero, igihe cyose muzumva itegeko ry'icyumweru ryatangajwe, amahanga yose, amadini yose akemeza ko ari ryo tegeko nyaryo, ari wo munsi w'Imana wo gusengwa, bizababera ikimenyetso yuko ikizira gihagaze ahera. Kuko nta hantu namwe guturuka mu itangiriro kugeza mu byahishuwe Imana yigeze ibwira abantu gusenga ku cyumweru. Imana ifite umunsi wayo w'isabato. Kandi ikindi kintu nagira ngo mbabwire, uyu munsi wa none ikizira gihagaze ahera gisobanura iki? Kubona abantu benshi barimo kuvuga yuko ari abantu b'Imana, ugasanga bahagaze mu binyoma byabo, bahagaze mu nzu y'Imana. Reka ngire ikintu mbabwire, iki ngiki nacyo ni ikindi kintu abantu bakwiye kumenya. Hano rero Yesu yarakomeje ngo 21, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Kizaba ari igihe gikomeye, igihe kizaba giteye umubabaro utangaje. Kandi ahangaha umurongo wa 13 nawo basobanuriye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzagira gute, niwe uzakizwa. Umurongo wa 19 uravuga ngo abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona iki? Ishyano. Dufite amatsinda abiri y'abanyabyaha. Hari abantu batwite ibyaha, hari n'abantu bamaze kubibyara akaba yafite icyaha kimwe yonsa. Ababwiriza bagahora basimburana hano, korari zigahora zisimburana hano, ariko umuntu avuga ati hoya iki cyaha nicyo kintunze, ubu se nakireka nkabahone. Uwo yamaze kubyara arimo aronsa. Ni ikihe cyaha muri no minsi urimo konsa? Hari abantu batwita ibyaha bitewe nuko batinya ko byajya hagaragara biri muri bo. Abantu bazaba batwita ibyaha n'abazaba babyonsa mu gihe cya Yesu cyo kugaruka kwe bazabona ishyano. Turasabwa kwiyegurira Imana, turasabwa kwihana, turasabwa kutagira ikintu icyo ari cyo cyose cy'icyaha tubika mu mitima yacu, kugira ngo ubwami bw'Imana buzaze busanga imitima yacu yera. Kandi Matayo 24:20, namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa kuki? Ku isabato.
Yesu yarabizi yuko kurimbuka kwa Yerusalemu bibaye ku isabato bizaba bigoranye, kandi agira mbabwire Yesu arabizi yuko no mu gihe azajya kugaruka isabato izaba irimo kurwanywa. Ariko nagira mbabwire isabato vuba aha ngaha igiye kuba umurongo utandukanya abana b'Imana n'abatari abana bayo. Ni ibintu birimo kwihuta. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, ntimuzabyemere. N'undi ati ari hano, abanyamadini buri dini ryose rizaba rivuga ngo rata umuntu ushaka Yesu ufatika ukora mu idini ryacu karibu. Yesu ari hano, ntibazongere kubabeshya. Irindi dini naryo riti Yesu ari hano. Muri ako kajagari hazaba harimo ikindi kintu, kuko abiyita Kristo n'abantu z'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza. Nta torero ry'Imana rikwiye kuzarata ibitangaza. Badivanisi umunsi wa karindwi, mwirinde mugumane n'ijambo ry'Imana rihindura imitima yanyu kandi rihindura imitima y'abaryumva. Dore igitangaza gikomeye dufite ni iki ngiki. Haleluya. Ijambo wumva wari ikirara ugahinduka umunyabwenge. Ijambo wumva wahubukaga ugahinduka umuntu ugira amakenga. Ijambo wumva wari ikirara, wari umuntu utagira epfo na ruguru, warangiza ugahinduka uwo ushobora gukomokwaho n'umuryango. Iri jambo ni ryo gitangaza gikomeye. Ku bantu bazi amateka yanjye hano ntago bahari, ariko iri jambo ry'Imana nararyize ubwo nari umwisilamu utagira epfo na ruguru, utemera umwuka wera, udashobora kwemera ko Imana ihindura. Ndi ikirara, ubuzima bwanjye ari ukwirebera amafilime, nibera mu buzima bwo kurara mbyina ndara nceza. Nshimira Imana yuko ijambo ryayo ryageze muri njyewe. Igitangaza gikomeye ni ukubona uwari ikirara mpagaze ku ruhimbi. Nta kindi gitangaza nkeneye, nta kindi gitangaza nkeneye. Igitangaza gikomeye Yesu ahanze amaso no guhinduka kwawe. Igitangaza kindi nsigaje kubona ni kimwe, ni ukuzibona ngeze mu bwami bw'Imana. Njyewe wari umunyantege nkeya, wa wundi warwanaga na Satani uko bwije nuko bukeye. Nareka gukora iki cyaha Satani akantega ikindi, cya kindi najyo nakivumbura Satani akantega ikindi, kugeza ubwo na Satani anyongorera akambwira ati wowe ntuzajya mu ijuru. Ariko Imana kubw'ijambo ryayo ikampumuriza ikambwira ngo uzagerayo nta kabuza. Igitangaza ntegereje ni ukuzibona ngeze mu ijuru. Naho ibindi byose umva reka mbabwire, nabo Yesu yazuye barongeye bagira gute? Hazaba hari abahanuzi b'ibinyoma kandi bizabaranga, bazaba bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'iki. Mu gihe intore bizaba byazicanze, Imana izaba irimo gutora intwarane. Abantu batowe ari benshi. Ubu muri uyu mugoroba Imana mwese yabatoye, yabakuye mu bice mwari murimo, ibabwiza umwuka wera muza mu nzu yayo. Ariko ndifuza yuko muza gutaha mwabaye intwarane. Haleluya. Kuko intwarane ziba intwarane kuko zabanje kuba intore, zikarwana urugamba, zarangiza zigatsinda, zikaba intwarane. Ahangaha Bibiliya iti dore mbibabwiye bitaraba, nuko niba babwira bati dore ari mu butayu. Terime ikomeye, abantu bashiriye ahantu hitwa hehe? Mu butayu. Yesu yarabizi ko mbere y'uko aza inyigisho zose z'ahantu abantu bazajya kurogerwa zizaba zitwa ubutayu. Mama kana kudaheruka ku rusengero ku isabato ya umva twavumbuye ubutayu bwiza. Umva Imana ni nziza. Oh haleluya. Umva dufite ubutayu, abamama barahagera bakabona ibisubizo. Ejo bundi hari uw'Imana yabwiye numvira amubwira ngo azatora miliyoni 6. Imana yacu ari mu butayu ntikina. Ariko mu butayu niba babwira bati dore Yesu ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukaboneka aho rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Ariko 28 musurinye Bibiliya zanyu, haranditse ngo ikizabatangaza aho intumbi iri hose niwe inkongoro zizagira gute? Abantu bazaba bafite umuco wo guhurura. Ibintu bibi ahantu biri uzaza usanga abantu babishagaye.
idini ry'ikinyoma uzaza usanga ryuzuye. Umuntu wabyinnye yambaye ubusa usanga abantu barimo bararurira ibipangu. Reka mbabwire, bijya bimbabaza iyo turi kuri stade dufite amateraniro, urugi rugakingurwa ukabona abantu barahaciye ntibinjiye, ariko haba hari umuririmbyi wavuye muri Afurika y'Epfo cyangwa hehe uri bubyine yambaye ikariso, usanga abantu barimo gusimbuka ibikuta, polisi irimo gukubita, ujya kumva umuntu arahanutse, umuntu akareba umuziki akaboko kabyimba. Ariko reka njye kintu mbabwire, abanyabyaha ninjije mu nyuguti nkuru. Televiziyo yerekana ibintu bipfuye izaza yitwa iya mbere. Umuntu wambaye nabi bamubwire bati komera mukobwa, wambaye neza urasobanutse, uri umunyamujyi. Umugabo akubita umugore bamubwire bati ni wowe mugabo muri karitsiye, abandi barajandajana. Aho intumbiri n'inkongoro zagira gute? Inyigisho y'ikinyoma ahantu iri, abantu bazaza bayinywa bashima Imana. Mana urakoze, ubu butumwa ni bwiza, burimo buratubohora, ubu butumwa burimo buraturuhura, kandi abantu barimo bararogwa. Imperuka izaba ari mbi, ikintu kibi cyose abantu bazagishagara. Birababaje, abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka. Hazaboneka abamama n'abadamu n'abakobwa n'abagabo bavuga ko bavugana n'Imana mu buryo butaziguye, narangiza ajya kubwira ko yeretswe imisaraba, yeretswe Imana, ibintu byose bizaba ari akavuyo. Kandi mu rwa mbere rwa Timote igice cya 4 kugeza kwa 2, Timote yarangije arabwira atari ku mwuka, avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abaki badayimoni. Ubyimba ikirenge, uhamagara umuntu uti ndebera, ndabyimba hasi, hashira iminota nkabyimba mu ivi, ati abo ni abadayimoni. Uhamagara umuntu umubwira uti hano mu mugongo hari igihe njya kumva nkumva harashyushye cyangwa nkumva harakonje, ni abadayimoni bo kwa nyogokuru. Ibintu byose bizahinduka abadayimoni. Abantu benshi bazagwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha. Ababigisha murimo kwita abakozi b'Imana, abantu b'Imana Imana yasize amavuta, nibo bagiye kumara abantu. Bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima nk'iz'ubushye. Harya mbabaza, ubu ndamutse ndimo kubabwiriza barambaza umutima mwabimenya? Ubu se ndamutse mbabwiriza bwo ndamutse mfite nka tije nk'icyuma runaka, hari umuntu wabimenya? Ntawe. Ababwiriza bo mu minsi y'imperuka, Satani azahagurutsa abantu b'abapagani ariko bambaye amakoti meza, abantu bafite Bibiliya mu biganza byabo, banize amajwi, bafite mushwari bihanagura. Nimuganira nubona turutse muri Prado uvuga uti uyu ni umukozi w'Imana koko, ariko azaba afite ibyaha nk'inkovu y'ubushye ku mutima. Azaza madamu wawe ari he, ndashaka kumusengera, uko arimo gufata ku mugore wawe gutya amukoraho, umva ni ukuri Imana yaguhaye umugisha, ufite umugore mwiza, naho arimo arapanga uko azamugutwara. Nigeze kumva radio ari ku cyumweru mu gitondo, bari mu kiganiro, umunyamakuru arimo mu kiganiro cya gospel, umugabo arahamagara, yari ari ku Kacyiru ndabyibuka. Halo, ni kuri radio yego, muri mu kihe kiganiro? Ku kiganiro cy'icyubahiro cy'abakozi b'Imana. Arangije ibyo bisambo ngewe simba nshaka ko mubivugaho. Undi ati hoya, kubera iki? Ati ngewe umuntu yaraje ambwira ko aje gusengera umugore wanjye arwaye, atarangije gusenga ambwira ko iwanjye hari abadayimoni, ansaba yuko uwo mugore wanjye bamujyana mu itsinda aho basengera ngo bajye bamusengera. None naje kuvumbura yuko yandiye umugore, mumubwira azatware n'abana, azatware n'abana, amenye ngo nta muryango ngize gute. Bazaba bafite inkovu z'ibyaha mu mitima. Umubona arimo kwigisha kuri televiziyo, ariko mu by'ukuri arimo arabwira abantu ko abazura, nyamara ahubwo afata ibitekerezo by'abantu akabijyana ikuzimu. Reka mbabwire, aya mafaranga murimo kwakira ngo babasabiye imigisha, vuba aha ngaha amafaranga yanyu, abafite amafaranga yavuye kuri Satani n'ubundi agomba kongera kumusubiraho. Kwa 2 rwa Timoteyo 3:1 kugeza kwa 5, Paulo nawe yarabyeruye abwira Timoteyo atumva rero, ngiye kukubwira ikintu cyitwa ubuhenebere buzaba mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bigize gute? Ibihe bizaba biruhije, guhaha bizaba biruhije, kurera bizaba biruhije,
gucuruza bizaba biruhije, umva guturana n'abantu bizaba biruhije, kubaka ibihe bizaba biruhije. Ni bande bashobora rero kuzatsinda? Ibihe bigiye kwangiza abantu bose basigaye bicara. Ubu abantu batangiye, ejo bundi umuntu anyohereje akantu kuri WhatsApp, yanyoherereje akantu umuntu yasimbutse yakubise Père Noël umugeri ku mutwe. Père Noël cya kintu cy'igisaza mujya mubona cyambaye inuza, cyambaye ibintu by'imyenda, yari yamukubise umutwe arangira avuga ati wowe urabona abantu barashonje bifite ibibazo, warangiza ukazana ibyo bintu bya Noheli muyimure. Ariko mutekereza ko impamvu bashanye utwo tunari iyi, ibihe byamaze gucanga abantu. Mu gihe cy'imperuka bizaba bimeze gute? Danieli igice cya 12, Danieli igice cya 12 umurongo wa mbere. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujye uhagarikira abantu bawe azagira gute? Azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kugira gute? Kubaho. Ikintu nshimira Imana ni kimwe. Danieli igice cya 7 umurongo wa 9 haratubwira ngo nitegereza intebe, bashyiraho intebe, haza umukuru nyiribihe byose. Imana ni umukuru nyiribihe byose. Ku bantu bakunda Imana nta bihe bibi bazagira. Ku bantu babana n'Imana nta bihe byo kubacanga bizabaho, ahubwo Yesu Kristo azaba ahagurutse. Kandi icyo nshimira Imana, bantu b'Imana, nubwo mubona ubuzima bwabacanze, nubwo mubona Kigali yababanye ikibazo, nubwo mubona hazaza hanyu mutahabona, mushimira Imana yuko dufite Yesu uticaye, dufite Yesu uhagaze. Haleluya! Yesu arahagaze kubw'ibibazo byawe. Kandi ikindi kintu gikomeye, bizaba ari ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira bibona batukana batumvira ababyeyi, indashima batarabera, badakunda n'ababo, batuzura babesherana, batirinda, bagira urugomo. Abantu bazaba badakunda ibyiza, bazaba bagambana. Abantu bazaba ari ibyigenge bikakaza. Abantu bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Umurongo wa 5, ikimenyetso simusiga kizababwira ko twageze mu mperuka imwe ya nyuma. Abantu bazaba bafite ishusho yo kwera, buri muntu wese azaba ashaka idini yabarizwamo. Nguyu yaratambutse ni murokore, nguyu yaratambutse ni umudive, nguyu yaratambutse ni umwisilamu, nguyu yaratambutse n'uwo muri Zion Temple. Kandi abo bantu bose mu madini barimo bazakoresha imbaraga ngo barebe yuko ari abanyamadini koko, ariko bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Uzaza ushaka Imana muri bo uyibure. Icyakora bazaza barata idini. Abameze batyo ujye ubatera iki? Umugongo. Kandi abantu babi n'abantu biyita uko batari, abantu barimo bariyita abantu b'Imana, abantu barimo bariyita ko batsindishirijwe, abantu barimo kubarita ba murokore, guturuka mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, nta hantu namwe Imana yigeze yemerera itorero ryayo kwiyita abarokore. Umurokore n'umwe ni Yesu waje kuturokora byaducanze. Abandi turi bande? Guturuka mu mwaka 34 muri Antiyokiya, abakristo, abantu bayoboka Kristo biswe abakristo. Niyo mpamvu muri Bibiliya mutazasangamo amazina Kiliziya Gatolika, ntimuzasangamo izina ry'Abadivanisiti, ntimuzasangamo ADPR, ntimuzasangamo Zion Temple. Oya, abo bose bitwaga abana b'Imana. Ariko kubw'ikinyoma cyaje nyuma, amadini yagiye avuka aje akosora yandi. Ariko icyo twemeza ni kimwe, nuko abana b'Imana bakwiye kuba ari abana babwiriza ubutumwa. Ubutumwa bwiza buzabwirizwa. Nanjye mbabwira ngo ubutumwa buzabwirizwa bunyuranye n'ubundi. Abantu bamenyereye mu nsengero kwigishwa ibintu biryoshye. Ababwiriza beza bazaba bagezweho, bazaba ari ababwiriza babwiriza ibitekerezo by'ipusi n'imbeba. Abantu b'Imana, haleluya! Imbeba yakundanye n'ipusi, haleluya! Ipusi ibwira imbeba ngo urambesha. Abantu b'Imana, mbega gahinda, ipusi irababara. Abantu b'Imana, ubwo abantu mu rusengero batangire barire kuko ipusi yagize gute? Ipusi yarize. Ubutumwa bwiza buzabwirizwa ntabwo ari amagambo aryoheye amatwi y'abantu.
ni inyigisho izaba imeze nk'iya Yohana Umubatiza, inyigisho ibwira abantu ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana bugize gute, buri hafi. Inyigisho y'ubutumwa bwiza izabwirizwa, ntabwo izaba yizeza abantu ko badamarara mu madini barimo. Buri muntu wese azaba acungana n'agakiza ke. Kandi ikindi kintu gikomeye, ibishyitsi byinshi bizaba ku isi, ibintu bizaba ari akavuyo. Abantu bazagira amahoro n'umutuzo ni abantu bafite Imana mu mitima yabo. Muri uyu mugoroba ndakurarikira ngo wakire Kristo, kugira ngo ubwo abanyabyaha bagiye kugira ibihe bibi imbere, twebwe abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizajya riturasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Ikintu gikomeye aha ku isi, barimo baravuga yuko buri mwaka haba ibishyitsi 6,000, kandi ikindi kubura kw'ibiryo, abantu barimo baricwa n'inzara. Ariko nagira mbabwire, Imana ifitanye urubanza n'abakozi bo mu rugo, Imana ifitanye urubanza n'abagabo n'abagore bari aha ngaha birirwa bamena amafiriti na za makaroni. Abana banyu mubirukanka inyuma, kabebe wariye, ukajya kubona ukabona, nigeze kubona mbona iwanjye umukozi arimo arirukankana n'umwana n'isahani, wariye sha, wariye, bageraho bakongera akagaruka, wariye sha, wariye. Nabwiye umukozi ni nanjye nakuze ntawe ubinyingingiye, mureke nasonza arabirya. Mufite umurengwe ukomeye. Buri saha abantu barimo kwicwa no kubura ibyo kurya ni benshi, kandi twajya gusenga tukabwira Imana ngo Mana, n'abatabashije kubibona ugire gute, ubibahe. Mutekereza ko mu ijuru hazamanuka y'amasahani? Umukozi wo mu rugo umena ibyo kurya, atitaye ku mbaraga shebuja yakoresheje, atitaye ku mbaraga nyirabuja yakoresheje, ugafata ibiryo ugashyira mu mufuko ukamena. Ikintu nshimira isi ni kimwe, nawe iwawe mu rugo abakozi uzazana bazabigukora. Icya kabiri, hari umunsi Imana izaguha amahirwe ukumva uko inzara iryana, kugira ngo umenye agaciro k'ibiryo. Ariko mama, izi kawunga zaha natwe turazihaze ntacyo. Ariko ubundi reka mbabaze mwabajene mwe, nk'umuntu ugeze mu myaka 20, 25, 30, wanga kawunga, ubundi utekereza ko iwanyu batagwaye akawunga baguha iki? Ubundi uracyari mu myaka yo kurya ibyo ubajije, cyangwa ugeze mu myaka yo kuzana ibyo bavanga n'ibyo so yashatse? Uricaye iwanyu mu madiva ya papa wawe. Ariko rero izi kawunga nazo dadi ushaka ukuntu bigenze. Ubundi umuntu w'imyaka 25, aba basaza uzabaze papa wawe na mama wamubaze uti watangiye gushaka amafaranga ryari? Hano hari abasaza bicaye ahanga muri uru rusengero batangiye gushaka amafaranga bafite imyaka 16, none ufite 25, papa wawe yayigize yujuje inzu, wowe uri murarwana n'ibiryo. Imana ifitanye urubanza n'abantu barya batavunitse, abantu barya batavunitse. Ku isi ikibazo cy'amapfa, abanyapolitike bazaza barimo kuvuga yuko ibintu byagenze neza, abatanga amaraporo bavuga bati abaturage bose 95% barya neza, 92% bafite inzu nziza babamo. Raporo ku isi buri gihugu kizagera nubwo gitanga raporo zo gutubura kugira ngo kijye ku myanya ya mbere. Ariko abaturage, abakene n'abantu bishwe n'inzara, ngo ijuru niryo rizi umubare w'abantu bishwe n'inzara. Ikintu gikomeye, indwara z'ibyorezo zaburiwe umuti, zizakangaranya abantu kugeza ubwo abaganga bazaza bavura ibintu batigeze biga. Muganga kureba kubwira ati ntakubeshye ibi bintu. Nigeze kuba ndi kwa muganga ahantu, umuganga arasohoka aganira n'undi, nari mfite umuntu wenda gupfa, ndangije numva umuganga aganira n'undi ati rero ntakubeshye iriya situation yandenze, nagerageje no kwiyadapta ku bandi badokiteri byanze, none rero kandi urabona abantu bamurwaje uriya muntu bafite courage. Ubu nabuzaho mera mbabwira yuko ari muri koma agiye gupfa. Abaganga nabo byamaze kubacanga. Igihe kizagera ku isi haba indwara, kandi ikintu kibabaje, mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 haranditse ngo Satani mu migi ituwe n'abantu benshi, Satani azazana umwuka w'indwara, azatera abantu indwara, anahinduka umuvuzi wazo kwa muganga zinanirane. Ubu hari abantu batangiye kurwara indwara bahawe na Satani zidashobora gukirira kwa muganga, keretse uhuye na Satani cyangwa umukozi we.
muri icyo gitabo baranditse ngo ababwiriza bakorana na Satani b'abahanga, Satani azabaha umwuka wo gusengera abantu bagire ngo bakize indwara aba ari bwo babateyemo izindi. Nanone nujya gushaka kuyikira bigusabe guhura na wa mwigisha. Reka mbaho urugero, aba bagore muzumva baba batabyara bagasengerwa n'aba bantu b'abanyamadini. Aragusengera umwana ukamubyara, nyuma y'imyaka 2 umwana akarwara ibintu bidasobanutse, bikagusaba kongera gushaka wa mukozi w'Imana, akongera akabarya ku mafaranga, akamukuramo indwara agahita amushyiramo iyo azarwara afite imyaka 10. Imyaka 10 umwana yegera ukazaza ubona arazungereye yikubise hasi, kwa muganga bati nta ndwara tubona, ukongera ugakenera wa mukozi w'Imana. Ngibyo indwara zidasobanutse. Abantu b'Imana bakagombye kwitoza kwirinda, kwibungabungira amagara mazima, ariko byaranze. Turimo turarya ibintu byose, turimo turanywa ibintu byose, turimo turajya ahantu habonetse hose. Impanuka bitewe nuko Satani azaba asiganwa n'imperuka, azi yuko igihe cyari gitoya. Satani azongera umubare w'impanuka, abantu bapfe mu buryo budasobanutse kandi bapfe batihana. Umuntu yicare akubita umugore we mu gitondo batarasabana imbabazi, wa mugabo yinjirana agahinda muri dushe, umutima urimo uratera, yababaye cyane, umugore nawe yatumbye aho ari. Umugabo nagera muri dushe amanura amazi akonje, amukubita umutima, uhita ugira gute? Hagarara, babahamagare bati mumenye ibyabaye kwa kana karapfuye aka kanya. Abantu bazapfa mu buryo budasobanutse ko Satani azaba ashaka ko abantu bapfa batihana. Reka ngiye ikintu babwira, muntu uri aha ngaha, ukurikije uyu mujyi turimo, ukurikije n'ibibazo biriho, nuturuka mu gitondo jya wiyegurira Imana, uyegurira ubuzima bwawe bwose. Niba ari ukwihana wihane, kandi niba ari ukwaturira Imana waturira Imana ibyawe, kuko ubu dufite ibyiringiro byo kujya ku kazi, ariko ntituba dufite ibyiringiro byo kugaruka mu rugo. Icyo mukimenye, Satani arashaka yuko mupfa mutihanye, mufatanye n'umwuka w'Imana. Buri segonda imitima yanyu ibikonekse ku ijuru. Kandi uretse ibi ngibi, imitingito n'ibishyitsi, kandi noneho ikindi kintu gikomeye, amahoro azabura. Ibihugu bizaza bitubeshya ngo birimo birakora imishyikirano, barimo barategura amahoro. Naho mu gihe barimo gutegura amahoro, barimo barategura n'iki? N'intambara. Okay, ikibazo cya Kongo kizweho, abasenyeri bakicaye n'abayobozi n'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo, barimo baravuga yuko mu mezi 2 imitwe yose izaba yarangiye. Wajya kumva ahubwo havutse umutwe urusha iyigeze kugira gute? Oni bizayicana. Ikintu gikomeye, oni bayishutse, oni bayize yuko ariyo ishinzwe amahoro kwisi. Igihe kizagera oni imanika amaboko ivuge ngo ibyo mutemeye ngo Kristo abakorere nge ntago nabibasha. Yesu Kristo ni umwami w'iki? W'amahoro. Abanyarwanda dufite ubuhamya bukomeye kuri oni yuko idashobora kuzana amahoro. Ishobora kuzana amahoro. Niba mushaka amahoro mu ngo zanyu, mwakire Kristo. Niba mushaka amahoro mu bihugu byanyu, mwakire Kristo. Niba mushaka amahoro ku isi, Kristo naganze. Imperuka ibintu bizaba bikomeye, ubukene bukomeye, ariko abantu bakihagararaho ngo utabacishamo ijisho. Musore yambaye karuvate, shati yazinze, urukweto yaruhanaguye, ariko arimo aravuga ati ubu nje ukondi nta kindi cyanyiza, nta kuntu nimereye. Ubu abantu barimo barashaka kuba smart. Umuntu arimo arajya muri banke atarigeze atunga miliyoni 3 ze, muri banke bati tuguha ngahe? Miliyoni 30. Umugore rero utarigeze atunga miliyoni 30 ahita abwira mugabo ati imodoka witwara, imodoka nitwara. Zishoreranye twereka abantu ko turi abantu bari smart. Ubundi Bibiliya iravuga ngo hari ibintu bibabaza Imana. Kubona umukozi wo mu rugo yasimbuye nyirabuja mu rugo. Umva, ibyo bintu bihindisha isi umushyitsi. Umukozi wo mu rugo yaryamanye na shebuja, yarangiza shebuja akamugira umugore. Umva, isi bihuye n'ibibazo. Kubona umuntu wari umukozi wo mu rugo aryamanye na shebuja akaba umugore. Ikindi, kubona umuntu wari umutinda ahindutse umukire ako kanya.
abantu ubuzima bwo kwihagararaho. Umuntu akaza mu rusengero kubw'urukundo nkunda umurimo w'Imana. Iyi korali ya Nshinze ndayikunda cyane. Harya mufite ikihe kibazo? Ubwo hano hari inkumi, iki gihande kicayemo inkumi ya Terese ya Mwanzi. Njyewe nkunda umurimo w'Imana. Amen amen. Akarebayo. None murashaka kugura iki? Turashaka kugura sente. Mufite ibihumbi magana ngahe? Dufite 300. Turashaka sente ya miliyoni 2. Muteranye amafaranga ari buve hano, asigara nzayashyiraho ninjya Dubai. Hari abandi bantu tujyana Dubai hano nabonye, tuzabikemura nta kibazo. Imana ibaho umugisha. Nanjye nkunda umurimo w'Imana cyane. N'abandi namwe muze mukore. Ubwo arimo arabwira ya nkumiye muze mukore namwe. Inkumi gahita ivuga iti umugabo utanga miliyoni 2 mu rusengero, ubwo hanze atunze angahe? Umukobwa fatiraho. Ubu hari intero imvugo yitwa fatiraho. Umukobwa asigaye yicara ati mfite umusore hariya wankunze ariko mbona adasenga, aza 5:00. Ukumva umumama aramubwira ati fatiraho gatsindwa. Abantu rero barimo barafatiraho. Umva turabafite mu itorero abajene bari smart, bogosha ubwanwa bakabuconga, ariko ntaheruka muri raporo, nta cya 10. Umva n'inzu abamo bayibamo ari 6, batunze amapantaro 4 n'amashati 3. Nuvuga ngo iyo umwe yaje gusenga basiga 2 baryamye kuko babuze icyo bambara, ariko warangiza ugasanga mu rusengero yaciye ibintu. Reka ngere ikintu babwira, imperuka kwihagararaho nicyo kintu Satani azaha abantu. Umumama arabizi yuko iwe bicika, ariko narangiza amafaranga aguye mu rugo ya mbere yaguremo inkweto n'igisakoshi. Umuntu abazi ko yavuye iwabo bagurishije ihene ngo abone itike yo kuza i Kigali, aho atangiye gukorera amafaranga ibihumbi 100 bya mbere abonye aho kubiguramo ihene ngo ayohereze iwabo, ahita aguramo igitelefone cya taci. Ni umukozi wo mu rugo agerirwa agira gutya se. Ninde muntu ukuzi ko abakozi bo mu rugo se bagira groupe? Kutimenya, indwara yo kutimenya izaba ikibazo gikomeye. Kandi nagira ngo mbabwire, si ukutimenya mu buzima busanzwe. Laodikiya Yesu ayandikira yarayibwiye ngo wibwira yuko uri umukire ariko uri umutindi wo kugira gute? Reka mbabwire, muri Laodikiya dufite ababwiriza benshi ariko nta babwiriza dufite. Dufite abaririmbyi benshi ariko nta baririmbyi dufite. Dufite abizera benshi ariko nta bakristo nyakuri dufite. Ikintu gikomeye, umwanya w'abantu bazawumarira mu gushaka amafaranga bayabone barushye, ariko nibajya kuyakoresha bayapfusha ubusa. Ubu abadamu benshi n'abagabo babo badaheruka, tubyuka mu gitondo tujya gushaka amafaranga. Hari iminsi nigeze gukora, umwana wanjye rimwe arancunga, azinduka kare bidasanzwe, araza ahagarara ku muryango, nsohotse nsanga ari ku muryango. Bite sha? Ni byiza. Aranje dadi usigaye yubahe? Tekereza umwana w'imyaka 5 kwicara agapanga gahunda yo kurara ku rugi kugira ngo aze kubureba papa we. Yaramaze iminsi 3, mama wabimbwira, yaramaze iminsi 3 acunga mama wagiye kuryama nka 4:00, akicisha mu cyumba ngo arebe ko mpari, agahita amenya ati dadi ntaraye hano. Ikibazo umwanya wose twawugizeho gushaka amafaranga, kandi amafaranga turimo turayabona turushye, kuko twebwe amahame y'ibyanditswe byera ntatwemerera kubeshya. Amahame ntakwemerera kwambika umuntu ishashi ngo umwambike inkweto itagukwira. Amahame ntakwemerera gupyeta. Abandi bemererwa no kwiba no gusambana no gupyeta. N'iki wowe Bibiliya n'umwuka wanuzi birakubuza? Umva, ifaranga rizaza rigera mu biganza by'umudivaniste yarushye, ariko ikibabaje naho agereye mu biganza byabo ni ukuyapfusha ubusa. Umuntu w'umusore utagira igitanda yambaye inkweto y'ibihumbi 60. Hari uwo twigeze kuba inshuti, akazaza yagera Vendredi, amafaranga yose yacuruje akayaguramo inkweto imwe. Rimwe rero akana kaza kiruka kakajiya kaje kumpobera karamukandagira, yarajugunye. Arangije afata iponji yarayifite turi ku rusengero, ahanagura inkweto arayihanagura. Arangije ati isabato barayibihije kabisa.
kubera inkweto. Nawe ibaze kugira ngo ubuzima bw'umuntu buba ari urukweto. Ubu hari abantu baba mu nzu zikodeshwa batagira n'akabanza ariko atunze imodoka, ku buryo abana iyo aje agasanga ku rusengero umwana yacishijeho ibuye arababara, uru rusengero sinzarugarukaho, bambihirije isabato, bambyukirije shitani. Ubundi shitani umuryamisha ute? Mujye mumbwira aba bana na shitani cyane, ni gute muryamisha shitani akabemerera? Tambyukiriza satani. Imperuka ikintu gikomeye, amafaranga bazayapfusha ubushya, kandi intambara izaba ikomeye, ibyago bizaba. Noneho rero muri Yesaya 24:1 kugeza kwa 5, dore Uwiteka arahindura isi umwirara, arayiraza arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi. Ntihazagira umuntu ugukanga mu minsi y'imperuka ngo ni pasiteri, ntihazagira umuntu ugukanga ngo ni umubwiriza, ntihazagira umuntu ugukanga ngo ni padiri cyangwa ni musenyeri. Imperuka izacanga abazi Imana n'abatayizi. Ibizaba ku mutambyi nibyo bizaba kuri rubanda. Uko rubanda arya mbabazi, turi kumwe na pasiteri wacu nkunda cyane. Harya pastor, iyo ibyo kurya byazamutse, ibirayi byageze kuri 300, itegeko riravuga ngo abapasiteri nibajya ku isoko babigure kuri 5. Nibibaho. Uko Musoni ndimo kwibaza amafaranga uko nyajyana ku isoko, niko pasiteri byamugendekeye, ni nako nawe wicaye utari umudive byakugendekeye. Ibintu bizacanga abantu bose, niyo mpamvu nta muntu usabwa kuzashaka agakiza mu wundi. Twese bizaba byaducanze, ariko tuzaba dukomejwe no hejuru. Kandi ikindi kintu gikomeye, Bibiliya igakomeza ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege. Igihe kizagera mu nzego zose z'isi, yaba mu burezi. Ese mumaze kubona ko uburezi bwacitse intege? Bwacitse intege. Uratanga amafaranga 600 ku mwana w'imyaka 7, umwana agataha avuga Icyongereza, ariko wajya kuvuga, wajya kubona ukabona arimo aragira gutya, dadi urabona nyine, njyewe dadi urumva ndagushaka nyine, urabibona. Ukibaza umwana w'imyaka 7 mu byo narihiye ishuri, n'ibi bintu arimo gukora by'abarara bo muri Amerika nabyo birimo. Urishyura kaminuza nziza yo muri Amerika, umwana wawe akagenda akagaruka ari umusirimu, atwaye ibipapuro byiza by'uko yize mu mahanga. Waza kumusura ukamaze uti muhungu wanjye imyaka kwibaye 35, ukaba ntacyo wibwira, bimeze bite? Nyereka inkumi y'inshuti yawe. Dadi nshaka kuzagutungura umunsi umwe nkakwereka inshuti yanjye. Warangiza akaguhamagara ati uyu munsi ku cyumweru uze kundeba. Papa wakaza agaparika imodoka ategereje inkumi, yajya kubona akabona agahungu kigendesha nk'abakobwa niko kinjiye. Yagize ati dadi uyu muntu dukundanye imyaka 5, burya ndi muri Amerika twariganaga n'ubunje twarazanye. Uyu ni we sheri. Rero mbabwire, isi icitse intege mu bigendanye n'uburezi, isi icitse intege mu bigendanye na politike, isi icitse intege mu bigendanye n'ubukungu. Igihe kizagera kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bisha amategeko y'Imana. Abanyamadini bakavuga ko amategeko yavuyeho, leta zimwe na zimwe zo ku isi zigakuraho amategeko y'Imana, bagahindura ibyategetswe kandi bakica isezerano ridakuka. Isezerano ridakuka rivuga ngo iki? Umugabo agomba gushaka umugore, n'isezerano ridakuka. Kandi ibintu Imana yashyizeho abanyamadini n'abantu batuye ku isi barimo gukuraho, bimaze gutuma isi ihura n'ibibazo. Ubuzima buzasenywa mu nzego zose, inzego zose z'ubuzima zizasenywa. Zaburi 11:3, Bibiliya iravuga ngo niba imfatiro zishenga umukiranutsi yakora iki? Ariko hari icyo umukiranutsi yakora. Mu minsi yashize umuntu yubakaga ku mafaranga. Mu minsi yashize wabyaraga abana nka 5 b'abasore, warangiza wajya mu kabari ukikopesha, ugahita uvuga uti mfite abana i Kigali bazishyura. Uzongera ugira abana benshi. Kugira abana benshi ubu cyabaye ikibazo. Minsi yashize ndi mutoya bigeze kunyereka umukire twari duturanye, barangije barambwira ati uriya ni umukire ukomeye. Ni kubera iki? Afite amafaranga n'ipusi itasimbuka. Aho nakuriye nta muntu nyumva bavuga ko afite amafaranga ipusi itasimbuka. Amafaranga abaye make ku buryo n'imbeba yayasimbuka. Imfatiro, kera umuntu yagiye yubakaga ku isura, ugasanga umuntu arimo arirata muri iyi quartier, mfite umugore ufite isura nziza, ninjye mfite umugore mwiza. Uzabyongera umurate bamukurye. Imfatiro zose zizasenywa,
kandi Yesaya 24:17 wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho, uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Abanyabwoba, abantu iminsi izakanga bagakangika, bazagwa mu rwobo. Kandi umuntu wurira ngo acike urwobo, umutego uzamufata, kuko imigomero yo mu ijuru igomorewe kandi imfatiro z'isi zikagira gute. Ibintu abantu bari bubatseho bizanyeganyega. Abantu bari bubatse ku mafaranga azagabanuka, abari bubatse ku cyubahiro uzajya kumva wumve bagukuye ku buyobozi. Abantu bari bubatse ku bintu byose, igihe kizagera abubatse kuri Kristo biruhutse. Haleluya! Yesu Kristo niwe buye rikomeza iki? Imfuruka. Kandi mu Rwambere rwa Petero igice cya 2:3 haranditse ngo, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima. Abamama mwubake kuri Kristo, abagabo mwubake kuri Kristo, abajene mwubake kuri Kristo. Iminsi iri imbere yanyu ntabwo izabakanga. Kandi ikindi kintu gikomeye, bitewe n'uko isi irimo kugenda yihindaguriza, isi ikaba igiye kurimbuka, ku gishushanyo cyo muri Daniyeli igice cya 2 tukaba tugeze ku mano, abasirikare, abagaba b'ingabo b'isi, abapfumu, abami ndetse n'abandi bantu babikomerezwa, hari n'ikiganza kitagaragara cyitwa Babuloni, byose barimo barashaka gufata isi ngo itagenda. Ariko nagiye mbabwire ngo isi igeze ku iherezo ryayo. Isi igeze ku iherezo ryayo. Imana igiye gukuraho uyu mwanda, yubake isi itagira ikibazo, aho tuzaba turiho neza, ahantu tuzaba nta kibi twikanga. Ibintu 10 bizaranga imperuka rero. Ikorosi risoza amateka y'isi. Icyambere, Bibiliya na Korowani bizahinduka ibihahisho by'abashaka ko iminsi yicuma. Umuntu azacuruza byanga, akora ibintu byange, narangiza mukubitane bukeye yashinze idini. Komera witwa, komera muntu w'Imana, Karori muri aho ya, nsigaye nitwa Revera Pasteur. Kubitane nawe afite Bibiliya. Hari uwonzi yari afite restaurant Nyabugogo, bari aha ngaho wenda barahazi. Na ahantu Nyabugogo Rayon Sport yariraga. None warangije amena amabanga ya Rayon Sport, abareyo bacikayo, bacitseyo restaurant irahomba. Kandi ubwo Rayon Sport ihaje, ADPR nayo yaramuciye. Arangije areba ibintu abona biramucanze, ahita ajya muri gare Nyabugogo akodesha mu nzu yo hejuru. Arangije ashingamo idini, atanga itangaza abantu bose baciwe mu madini ngo baze. Baraza, abateye indara, abaririmbye, bagize guta bashyiramo. Guturuka mu gitondo bapangira amafaranga. Mu madirishya agiye gushyiramo amadirishya, mu madirishya ashyiramo amarido ya Rayon Sport. Mu gitondo akazaza gucaho n'ikoti n'agatambaro yanagura. Yesu ni mwiza cyane, agira neza, nawe ngwini wanjye uzabibona. Umuntu wari ufite restaurant mu mezi 2 habaye pasteur. Bibiliya na Korowani bizaba ibihahisho. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye, hazavuka amadini menshi yerekana ko aje kwita ku bibazo by'abantu, ahubwo aje kugira gute? Kubyongera. Amadini menshi arimo arongera ubukene bw'abaturage aho kubugabanya. Ikindi cya gatatu, amashyirahamwe azaza ngo atuma abantu bakira, ariko bitewe n'ubusambo buzaba buri muri ayo mashyirahamwe, ugiyemo ahubwo azaza bumukene kurusha uko yarari. Mwiriwe Badivanisi umunsi wa 7. Mwiriwe. Ufata udufaranga twawe twose utumarire mwishyirahamwe, ishyirahamwe nibarangiza ujye kumva wumve. None rero ikimina cyacu cyahombye, ndagira ngo dusubiremo dutangirire kuri 0. Ubwo abari bari inyuma mwihangane, abadive bakunda nimero z'inyuma. Mwishyirahamwe ahantu hose aritavuga ati oya mwimeraho, ntazabura amafaranga yo kubishyura, ngiye munshyire mu myanya ya nyuma nzayafata ryoshye. Babwire, Elena White yaranditse ngo mu minsi y'imperuka umukristo uzishyira mu ishyirahamwe azaba ameze nk'umuntu urimo kwishyira mu muba wenda kugira gute? Gutwikwa. Tuzabyiga hano iby'amashyirahamwe muzumirwa. Ikindi, imijyi izuzuramo abantu bashaka kubaho neza kandi batavunitse. Umuntu wese azaza yumva ashaka kubaho neza, bose baze mu mujyi. Ujye kubona uwo n'umuntu araje, ndi murumuna wa mama wawe, none uje gukora iki? Ndaje mu Kigali iwacu mu cyaro byanze. Akazaza yirirwa aryamye areba udufilime ategereje ibiryo, nimugoroba akitera puderi agaca kwa Rubangura. Abantu inkumi nziza rwose, atunzwe n'iki? Ntacyo. Ndagiye mbabwire ngo uyu munsi wa none muri uno mujyi wacu abantu bakora, usanga umuntu byibuze umwe atunze abantu 8. Badakora birirwa mu rugo, bamara umuriro, bamara amazi, bamara ibiryo.
imijyi izuzuramo abantu. Kubera iki? Abantu bazaba bashaka kubaho neza batavunitse. Uhunze isuka, udashaka kugira icyo akora, buri wese yaje. Noneho hari n'abaza mu ndangira urugo rw'umudivanisi hano, bati hano ni kwa pasiteri, akaza. Ni ukuri mu rugo bangeragezaga cyane, njya gusenga bakijujuta, none ndaje. None mbabazi, uzageragezwa wese azava mu rugo arimo. Ngira ikintu mbabwira, sinzi ubuzima bwanyu uko bumeze, ariko niba waraje i Kigali uhunga gukora, ukaba uba mu rugo rw'umuntu ushinzwe kurya gusa, nubwo yaba so cyangwa nyoko cyangwa mwene wanyu, ufite ikibazo imbere y'Imana. Uyu mujyi biradusaba kubamo dufite icyo dukora, kuko uyu mujyi urimo abadayimoni benshi, kandi amaboko adafite umurimo Satani yashakira umurimo. Ikindi kintu gikomeye, amategeko azashyirwaho ngo ashyigikire umuryango, ahubwo awusenye bitewe no kumva nabi amategeko. Uburinganire, dushaka uburyo umugore nawe yagira ijambo, umugore nawe azamukiremo na kamere, narangiza ubu abagabo benshi ntibakivuga. Abagabo ntibakivuga. Papa Kana, ntugire ngo ni kera, ubu nagukura iryinyo kandi twajya mu rubanza nkema. Ariko mbwira, ubwo ni umugore urimo kubwira umugabo. Mwabagore mwe mumenye yuko mufite uruhare rukomeye mu nama y'agakiza, ariko mwabadamu mwe nimwita ku bintu biri hano hanze, muzisanga mwahindutse icyuma Satani abagisha isi. Mwitonde cyane. Abagabo bikoreye ibibazo byinshi ku buryo guhumurizwa kw'abagabo gusa gukeneye kuva ahantu habiri, ku Mana no ku bagore babo. Abagabo byabacanze. Abagabo bameze nk'umuhanda wa rompuwe wo mu mujyi. Imodoka zivuye Remera, izivuye Nyabugogo, izivuye zose zirahakata. Buriya ubundi abantu basona umuhanda bakagombye gusana rompuwe, kuko niho imodoka nyinshi zica. Umugabo iyo ari mu rugo, yaba akize yaba akennye, ibibazo birabanza bikamwikaragaho mbere yuko bijya kubana n'abagore. Abagabo mukeneye imbaraga, ariko iminsi yamaze kubakanga. Abagabo benshi babaye nk'abadamu. Umva, mu minsi iri imbere n'amajwi y'abadamu niyo dutangira kuvuga. Umugabo asigaye abyuka, Mama Kana, uyu munsi turarya iki? Hajya mbabazi, ari umugore n'umugabo ninde ubaza undi ibyo bari burye? Mbega abagabo mu minsi imeruka, Mama Kana, turarya iki? Harya umumama niwe ufite ikofi cyangwa umugabo niwe yigira? Ikintu gikomeye, Satani azateza indwara nihindura umuvuzi wazo, bitewe n'umuvuduko isi izaba ifite. Uburezi buzazamba, yaba mu nsengero, yaba mu nzira, yaba mu masoko no mu nama. Hazagaragara icyuho cy'ikinyabupfura. Uzaza ubona umuntu yambaye ikoti, ubona umuntu ahagaze imbere y'abantu, najya kuvuga mutega amatwi musanga aracyari imbobo mu mutwe, yambaye ikoti usanga aracyari mayibobo. Umuntu yicara ubona afite ubwanwa, najya kuvuga ibintu avuga ushake icyerekezo usange ntibifite pfo ntibifite ruguru. Ikinyabupfura mu rusengero, abantu benshi ntibakigira ikinyabupfura. Mu nzira abantu nta kinyabupfura bafite. Bizagaragara yuko imperuka abantu badafite Imana. Kandi amahoro y'isi azigirwa ku meza y'abategura intambara. Icya 9, imyidagaduro, umurengwe, kwaya bizaza bigaragara hose, kandi kubaho bizabatombora. Abantu bazaba bakina tombora. Kampani zose zigenda guhomba, ibintu byose bizaba ari tombora. Tanga amafaranga ya naya tugukubire kangahe, kina ibi nibi. Reka mbabwire, Erna White yeretswe yuko nta mudivanisi ugomba kubarizwa mu bintu bya tombora. None mwese murimo murabetinga. Sigakubitana n'umudivanisi arimo kuvuga gira bwangu Sabati itanangiriraho. Manchester ni ifite amanota menshi. Bari yumfatira na Arsenal, nta wamenya aho bwire umuntu ageze. Arasiganwa n'Isabati akina urusimbi. Umuntu wese utemerera Imana ngo imutunge, agashaka gutungwa n'urusimbi rwa tombora, azahura n'akaga. Icya 10, umwuka w'Imana uko azagenda akurwa mu isi, isi izamera nk'ikigo gicumbikiye abasazi. Abantu bazaba abasazi. Nawe wibaze ni gute umugabo yafashe umwana we w'imfura akamusambanya. Wibaza uburyo umugabo yafashe inyundo agakubita umugore we bararanye imyaka 30. Ubusasi. Satani azinjira mu bantu baba basazi bo gutekereza. Kandi ikindi kintu gikomeye, ahanga muri Matayo, Bibiliya yaratubwiye ngo bizaba bimeze nko mu minsi ya Nowa. Uko iminsi ya Nowa yari iri, niko kuza k'umwana w'umuntu nako kuzaba. Nk'uko bari bameze muri iyo minsi, abantu bararyaga, baranywaga, bagiraga gute, bararongoraga, barashyingiraga. Ibi bintu ntabwo ari uko ari bibi, ahubwo bizatwara imitima y'abantu. Umwanya wo gusenga ubure, umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ubure, uganire n'umuntu bitese ko wabuze, ndimo ndashaka umugati wa kibwa.
bikambabaza. Umugati wa kibwa ushakwa no ku isabato. Ikindi kintu gikomeye nagira ngo mbabwire, abantu bazagera ubwo barushwa ubwenge n'inyamaswa. Mu gihe cya Nowa inyamaswa zinjiye mu nkuge ebyiri kuri gahunda, kandi nta nyamaswa yagambaniye indi. Nta kibazo cyongeye kuba, abantu bari barimo kubyitegereza. N'uyu munsi wa none itorero ry'Imana riragereranywa n'inkuge. Haleluya. Kandi Imana yahamagaye abantu bose ngo baze binjire, ariko nagira ngo mbabwire, indaya zirimo ziraza, twarangiza tukareba buriya se indaya nazo zirinjiye. Wajya kubona ukabona umuntu araje arihannye, arabatijwe, mu myaka 2 ahindutse umudiyakonikazi, abaye umuntu w'Imana, ukabona aricaye, mugasigara murebe. Ejo wajya kubona ukabona umuntu wari umujura araje, yiyeguriye Imana, arabatijwe, arihannye, ahindutse umuririmbyi, atangiye kumenya kuririmba. Ejo wajya kubona ukabona umuntu wari ikirara utagira icyerekezo, araje, yiyeguriye Imana, ngo yahindutse umuntu w'Imana, ugasanga n'umubwiriza. Reka njye ikintu mbabwire, muzatangara ubwo indaya n'abanyazi n'abakoresha b'ikoro bazabatanga mu bwami bw'Imana. Turi mu gihe Imana yatanze amahirwe ngo abantu binjire, ariko banze, harimo harinjira abantu bameze nk'inyamaswa. Iyi nkuge n'uyu munsi wa none irahari. Niba ushaka gukira umujinya wenda gutera, urasabwa gukoresha imbaraga zawe, ubwenge bwawe, amarangamutima yawe yose, ukinjira muri Kristo Yesu. Kandi hari ikintu nagira mbabwire gikomeye mu gitabo cy'intambara ikomeye, mu cyigisho cya mbere cyitwa kurimbuka kwa Yerusalemu, baranditse ngo ibimenyetso n'ibitangaza bimenyekanisha irimbuka rya Yerusalemu byaragaragaye. Habonetse inyenyeri nini isa n'inkota hejuru ya Yerusalemu, kandi abantu ntibabihaye agaciro. Babonye umucyo w'agatangaza, ntibabiha agaciro. Babonye amafarashi ku kirere, ntibabiha agaciro. Amajwi atari ay'abantu yumvikanye mu bikari by'ubuturo bwera avuga ngo tuve hano. Reka njye ikintu mbabwire, muri ino minsi Imana irimo irakora cyane mu mitima ya buri muntu urimo gukora icyaha. Hari ijwi ririmo kumubwira ngo tuve hano hantu. Uricara ukajya kunywa inzoga wihishe, ijwi rikakubwira riti ibi bintu wabivuyemo. Uricara ugafata urugendo ugiye gusambana, ijwi rikakubwira riti ibi bintu koko buri munsi ko mbikubwira wabivuyemo. Uricara ukajya guheheta, uricara ukajya kwiba, uricara mu nama y'ababi, uricara mu kiganiro cy'abapagani. Hari ijwi ry'Imana muri no minsi ririmo kubwira abantu ngo tuve hano. Abantu batarimo kumvira iryo jwi bazarimbuka. Kandi ikindi, babonye urugi rw'ikingura rurongera rurikinga runini. N'uyu munsi wa none najya nkubwire, wirinde gupfusha amahirwe yawe ubusa. Urugi rw'agakiza rurimo rurikingura rukongera rukikinga, kugira ngo uwemeye wese aze. Nyamuneka cungana n'urugi rw'imbabazi z'Imana rutagukingira naho. Kandi ikindi, habonetse umugabo, uyu mugabo yazengurutse muri Yerusalemu aburira abantu ko umudugudu wugarijwe. Ibibwirizwa bye byari byerekana yuko hari ikintu kigiye kuba kandi kitari cyiza. Imana irimo iravugira mu makorari, Imana irimo iravugira mu babwiriza, Imana irimo iravugira mu bitabo, ibwira abantu yuko hari ikintu kigiye kuba. Ariko abo bantu bose barimo barabita abasazi. Uriya mugabo urimo kwibaradinga hari imbere ari mu biki. Iyi korari nayo yabuze ibindi bintu yaririmba, biriya ni ibiki baba baririmba. Ariko ibi bitabo baba bandika babuze ibyo bandika. Reka njye ikintu babwira, Yerusalemu yahuye n'akaga gakomeye. Abaroma muri 70 baraza bica abantu. Amaraso y'umuntu utarumvise inyigisho ya Yesu wese yamenetse kuri urya munsi. Nongere mbibabwire, imbere yacu hagiye gutera ibihe bibi. Abantu batimenyereza kwiga inyigisho za Yesu Kristo batuje, ngo bafate umwanya basenge, berurira Imana imibereho yabo kugira ngo Imana ibahama ahazaza heza. Imibereho yabo izamera nk'abi Yerusalemu. Barapfuye bapfa nabi, Yerusalemu irasenywa. Kandi ikindi kintu gikomeye, uriya mugabo yarafashwe arakubitwa ibiboko. Ariko ikintu nshimira Imana ni kimwe, nta mukristo n'umwe waguye mu irimbuka rya Yerusalemu. Haleluya. Ntawe. Byanditse mu ntambara ikomeye page 23 igitabo gitoya. Kandi aba bantu bumvisha inyigisho za Yesu bose, igingabo z'abaroma zari zigose, bagiye ko nabona zisubiyeyo, barangije barasohoka baragenda. Ingabo z'abaroma zagarutse nyuma zica abantu bose. Reka njye ikintu mbabwira, mbere yuko Yesu aza, ubutumwa bwiza buzabwira abantu kwiyarura. Abantu bazava mu bintu byari bibatwaye umutima, abantu bazava mu byaha byabo, nibarangiza bucece nta muntu bibonye, abantu bazihana, babe bari ku mwanya mwiza wo gutegereza kugaruka kwa Kristo. Isi ya none rero, twigarukire ku by'uyu munsi wa none. Isi ya none ntabwo igaragaza ko yiteguye kumva imiburo kurusha abayuda mu gihe cya Kristo.
iherezo ry'isi igihe rizazira cyose abanyabyaha bazatungurwa. Mbega uburyo abagabo bagiye gutungurwa, mbega uburyo abagore bagiye gutungurwa, abasore bo sinzi icyo navuga. Tugiye gutungurwa twibereye mu bitaramo, twibereye mu bintu byo mu rusengero. Abantu bagiye gutungurwa mu gihe ubuzima bw'abantu buzakomeza kugenda nk'uko bisanzwe, abantu barushaho gukunda ibibanezeza, mu gihe abantu bazaba bahugiye mu bibazanira inyungu z'isi, mu gihe abanyamadini bazaba barimo kurata gusa amajyambere y'isi bagezeho, mu gihe abantu bazaba bihenda ko bafite umutekano. Ngira ikintu mbabwira, turi mu gihugu cyiza gifite umutekano, turi mu gihugu cyiza gifite abasirikare bakoresha imbaraga zose ngo tugire umutekano. Ariko nagira ngo mbabwire, barimo baradukorera umutekano w'umubiri, ariko ntabwo bashinzwe umutekano w'umutima. Umutekano w'umutima ni Kristo uwushinzwe. Wikwita ku mutekano w'ubuzima dufite, murye mureba munabyaza amahirwe umusaruro. Reka ngiye ikintu mbabwira, turi mu gihugu cyiza ariko dukeneye n'abaturage beza bafite imitima yahindutse. Saba Kristo kubera umutekano. Muri icyo gihe rero, nk'uko umujura yinjira mu nzu itarinzwe kandi atateguje, nibwo kurimbuka gutunguranye kuzagwira abo bose badamaraye bibereye mu byaha kandi ntibazabasha kubikira na hato. Niki kikwizeza ubugingo bwawe? Ngibi ibintu akavuyo kazaba kariho. Ariko ikintu nshimira Imana ni kimwe, abubaha Uwiteka, izuba ryo gukiranuka muri bwa buzima bw'inzara, bwa buzima bw'akazi kapfuye, bwa buzima bw'indwara n'ibibazo n'ibigeragezo, abubaha Uwiteka, izuba ryo gukiranuka ari ryo Kristo rizajya ribarasira, kandi rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Abari munsi y'amababa ya Kristo barasonza ariko ntago inzara ibahemuza, bararwara ariko ntibijundika abantu ngo barabarogeye, nabo baracuruza bikanga ariko baba bavuga bati Imana yampaye umugisha iracyahari n'ikindi gihe izawuma. Abangaba beguriye ibibazo byabo Kristo, Kristo aziranye nabo, kandi ubwo ubuzima bw'ahazaza ntibubateye ikibazo kuko Yesu Kristo niwe kubaho kwabo. Ndakurarikira kuba muri abo bantu. Muri uyu mugoroba twabonye ko Satani arimo guhiga abantu akabica batihannye. Twabonye ko Satani agendereye kurimbuza imitima y'abantu. Twabonye ko Satani ashaka ko tujagarara mu mutwe kugeza ubwo imperuka izaba tutabizi, imbabazi zikaturangiriraho. Ndakurarika mu mbaraga z'Imana, muntu wumva ushaka kuza ku birenge bya Kristo, muntu wifuza gutangira urugendo, muntu wifuza kwiyegurira Imana, ukabwira Imana uti ubu nje uko ndi nta kindi cyanyiza, manitse amaboko Kristo, ndashaka ko winjira muri njyewe kugira ngo ubwo ibihe birushya twabigezemo umbere ibihe byiza. Haleluya. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe muri uyu mugoroba ritweretse ibintu bitangaje. Isi igeze ku mahenuka yayo, tugeze mu ikorosi aho buri wese agiye gukata adafashe ku wundi. Duhe kugufataho. Abantu bari bubatse ku bintu bitandukanye ariko birimo biragaragara ko isi irimo kwihinduriza ku buryo ibyo abantu bubatseho birimo kugenda bibashirana. Reka twe twubake kuri wowe rutare, utubabarire ibyaha byacu, uduhe kwihana nyakuri, utwongerere urukundo. Aba bana bawe bakwiyeguriye bafate mu kiganza, kandi natwe abahagurutse uvugurura imibereho yacu. Abashyitsi badusuye ubongera amahirwe, ubongere ku mwuka wawe wera wabazanye aha, kandi Mwami Uwiteka muri uyu mugoroba ubwo urimo kugenderera aba benshi kugira ngo uhindure imitima yabo, ubwo urimo gutinyura abantu mu bihe bizaza, Mwami Uwiteka ubwo inkuge yawe ikinguye muri uyu mugoroba, twese tugize icyifuzo cyo kwinjira mu nkuge yawe ariyo Yesu Kristo. Ngaho rero uturinde tuba amahoro, uduha amahirwe akomoka kuri wowe, ugenderera imiryango yacu yigaragaremo, ugenderera itorero ryawe uryambika imbaraga, tubisabye mu izina rya Yesu.